sibyo cyane uri umwana mwiza mani byaka yego ndagukunda umwana mwiza sungura bizi ndabizi kubera ariko defo yawe ni imwe niyiheze hamwe buzantekera gatanu ndategereza ubakubwiye ndashaka gutekera ikintu bita umuceri usa gute shafi ariko narinzi guteka umuceri w'icyatsi famille yose irizi ko guteka umuceri w'icyatsi uzi ko nta muceri bawita isami kubera barasa isami barabanza bakawanya isami ari umuceri w'isami ari umuceri bwa mbere cy'umusizi banayi bwa mbere umuceri w'isami bababwira na buriye bwa mbere niga muri kaminuza Butare hari umutipe wabonaga n'umukobwa abana mu nzu imwe muri gakomine muri kaminuza y'amabara umukobwa waba afite ibiceri arangije abwira umutipe ati rero ko dukundana ngo twibanire babaga muri gatatu cy'imba kimwe na sara ahantu heza yubashye inzu nziza pe arangije dutubanye muri karitsiye nk'ubushe turaturanye tukajya dusangira bagataha nanjye ngataha nyamara turaturanye tutuye n'itumba nanjye niho ntuye hafi munsi n'ahantu igiti cy'amagara niho dutuye manusiko n'abayitumba ndakona kiri akumansha mba mugiye cyakora kera abo nyuma yaho twabaye inshuti ukwiye umuceri nta no ukwiye umuceri no kubivuga mu magambo nta muceri wawe nta avuga amagambo kayivugira kamera ntawo buretse njyewe n'umutekano nawukuzanira abazadukamere izina ry'Imana yego umaze nk'aho watetse intuza arangije Aston yatetse ngo nimba ari iki yatetse mama yaje reka tubwire kumuvuga watetse azatera mu nyama mpamagare Aston inshuti yacu n'umuvuga voilà kabisa shwa kuri kw'Imana yo mu ijuru irabireba abantu batabizi rero umuti wo mu mavi kenshi ubundi hano hamo icyo bita nerf cyangwa se imyakura nerf iyo bita mu Kinyarwanda imyakura nerf sciatique kenshi vanga igakora naho hejuru no kuvuga ngo iyo nerf ku muti wayo cyangwa se bikamvuge ku mavi ni ikinono uri kinono kiravura cyane umva ntago beshye gitogosheje rwose ukagitogosa ndagifata nkagitogosa reka babwire ukuntu uzajya mukirya kugira ngo kitazakibabihira uragifata ukagitogosa ugashyiramo agapoivro n'udukaroti n'utunyanya njye nshyiramo n'akamagi n'agatungurusumu umva nkashyiramo ariko bike bitari byinshi cyane umva narangiza nkagitogosa koko ngitogosa nk'amasaha nk'abiri ikindi rero simvuze gutyo kamubwira ikindi kintu cyakunanura rero kandi ujye ukunda kugikoresha waragiye kukibabwira ntabwo ari cyiza cyane ariko ni cyiza wenda ku bantu b'abasirimu sauna ego uzi impamvu bava ko sauna nanone kandi ikanabyibushya nko siporo nanone ikanabyibushya uriya siporo irabyibushya ikananura uriya siporo ivuye muri siporo kenshi abantu benshi bashaka kurya bafite bashaka kwahira icyo ubonye cyose ushyira hariya byera utugotomera impamvu rero tubyibuha ni iyi buriya ukoze siporo imitsi iraguka iba yasamye niho uvuga ngo ukoze siporo imitsi irazibuka iyo izibutse rero ibikeneye bya bintu byo guhita iba yasamye ikeneye cya kintu ugiye guhita ako kanya direct ibaza ko muri siporo ukanywa byeri automatically ihita yinjira neza mu buryo bw'ako kanya buriya niyo mpamvu kugira ngo kugira ngo ukore siporo uyireke wayireka burundu buri umuntu akoze siporo akayireka ni urupfu ni bibi ikindi cya kabiri wakora cyiza nimvuze kuri sauna uriya sauna iyo uri muri sauna utakaza amazi waro uzi ko ushobora kujya muri sauna ugatakaza amazi ukanywa tuvuye n'urugero ujya muri sauna n'amasaha nk'atatu ukanywa litiro n'igice y'amazi ntibihagarike ntusobe tu kubera ko watakaje amazi urimo anywa amazi kugira ngo areke ipire yanjye kandi kunywa amazi gusa sauna iyo uvuye mu bushonje nimba uvuye muri ushonje kandi watakaje y'amazi nywa y'amazi urangiza urye nka fruit urya ibintu bitogosheje wiryamire uzambwira nyine ako na fruit ngewe fruit z'iyi minsi ko numva ntazizeye shafi umva impamvu mba ntazizeye ko ziriya fruit bakoresha ifumbire mvaruganda biriya ifumbire byo ntibyatwica nta kintu kimwe bavuga kitarimo ifumbire yaba ari nizo nkoko tujyaho ngo ni regime nazo mbabona na byose si bimwe byose ni amafumbire kugira ntabwo bigendera buriya barakubwira ngo ibi byo twarya kugeza iyi saha ibyo twaba dukoresha byose umunsi ku munsi icyo byadusaba cyose byadusaba gukora ibyo bintu byose ariko dukora siporo kugira ngo siporo ni ukugira ngo za fat na za glucose fat ubundi namini za fat cyangwa za proteine ubundi proteine nshobora kuvuga ko ari glucose yabaye stock nyine mu mubiri ni ukuvuga ngo
za fati zacu bya binure byacu dufite mu mubiri nimba dufite ibinure ku giti cyacu kugira ngo tubibaninge nuko twakora siporo. Ibaze rero umuntu akora siporo kandi afite ibinure by'istoka mu mubiri, kandi gukora siporo no kuyaza ibinure biba birimo biyaganyira kugira ngo byibuze bishonge nyine bije mu mubiri. Nicyo ngicyo nakubwira. Ubu udakoze siporo rero nyine urashya. Nawe izo furu rero zo sasa na furu hari furu itagomba gufata byibuze kuri regime kugira ngo umufashe furu akavuga ngo umufashe wenda n'urugero wenda ikinyomoro gufata ikinyomoro kuri regime ni ikibazo. N'ukuntu mbikunda ikinyomoro buri kongera amaraso buri ikinyomoro afaza wenda fata avoka nayo ni nziza. Yego avoka ni nziza. Avoka ni nziza buriya avoka ikuraho n'ibinure n'iki byose. Fata noneho ufate inanasi. Inanasi ni nziza, amaronji ni meza. Izo mfuru zose mvuze wazikoresha ukatakaza ibiro. Uraza tubaganiza wenda byinshi wenda mu buryo butandukanye kugira ngo umuntu ananuke, ariko unanuka nyine unanuka nta mpamvu nyine ufite tu. Ya ngayo nguko rero abakunzi ba channel ya Story Behind twongeye kubaha nanone ikaze wundi bucyacya. Nkuko bisanzwe rero muri kumwe nanjye Liza McDowell, tukaba ndi kumwe n'umutumirwa mane. Uyu mutumirwa ndamukunda ntabwo mushobora kubyumva. Habivuga neza. Ndaguterese karabaye ubi. Ubu byari y'amakuru ngo umukobwa wasabye shafu urukundo. Ariko umwana mwiza. Umva nkubwirisha umva. Buretse kwanza kunaka banze nkuvuga imyato mane. Kabanze nkuvuge. Baravuga ngo tujye tuvuga abantu ngo bakiriho. Kandi koko birabene nasanze ari byo shafi. Cyane. Reka ngire ubundi umuntu ashobora nko kumbaza ati ubundi ni iki ukundira shafi muri make. Umva nakubwira ibintu mane bigeze nko kuri bingaye. Icyambere gituma ngukunda. Kambanze nshimire kwanza abantu bakoze subscribe, nshimira abantu bakora like, nshimira abantu batera comment. Umva muri abantu bagaciro mwamba bareye kuko muka subscribinga mukajya no kuri TikTok yanjye bukamfollowinga. Harya bamwana avuga ngo kingo wamfollowinze ko ndi umuntu wanyu. Ko ndi umuntu wanyu mwadufollowinze kuko mwamfollowinze kuko nanjye nkareba ko najya nyarya kuri aya mafaranga y'umuzungu. So mbere na mbere rero ndabanza mbashimire, nshimira abantu bose mbashafi. Ubundi nshima ikiganiro kirangiye ariko reka maze ngushimire man. Ndagushimira umuntu mwiza. Urakoze. Uri imfura sibyo? Ntiwiyemera akuwe numvise inkuru ngo ugiye kurongora biri seriye. Biri seriye pe. Uraza kumpa ayo makuru neza. Aza kubimbwira. So ikintu rero shafi ngewe ngukundira. Umva umutumirwa mfite uyu munsi ni Shafi. Abenshi muramuzi. Umutipe ni umustar. Utemera ko ari umustar. Umva niba utemera ko umutipe ari umustar, wowe uri kudukurikirana kuri channel yacu ya Story Behind. Niba utemera ko umutipe ari umustar, shamva wabugira ishyari. Nukuri. Yabagira ishyari. Gusa yabagira ishyari. Yaba ari umunyeshyari pe. Sorry. Yaba ari umunyeshyari. Umutipe rero tumuzi mu mafilme agiye atandukanye. Abenshi bamwita Shafi, abandi bamwita Paulin, abandi bamwita umva amazina menshi. Ako Shafi ryavuye muri filime wigeze gukina kera, ababyeyi bawe bapfuga siga uri imfubyi. Twa ntaheza hisi. Ntaheza hisi. Ako man urumva ukuntu mukurikirana. Urafite imyaka ingahe buri cyagiye? Nari mfite nigaga muri segonderi, nigaga nashobora kuba nigaga nko mu wa mbere cyangwa mu kabiri segonderi. None se ni yaryanye ntabwo ari 2007. 2007 uziga mu hanga segonderi ra? Niga mu wa mbere. Niga hangahe? Na 7. Nigaga mu mwaka wa mbere kwa kadiri. Nazo ufite imyaka 20 n'ingahe? Mfite imyaka 32. Nzayuzuza mu kwa 11. Ufite imyaka 32. Uracyari muto. Ndakanana. Bari kuvuga ngo cyari muto. 32. Uzi imyaka undusha imyaka 3. Kandi ngo ndi umwana neza ubwo uri. Wowe yari umukobwa nyine nkawe aryo urubatse umukobwa gute? Akushife turi inshuti utazi n'icyo ndicyo. Abandi barabizi. Niwe ndikubariza abandi. Ndi single mother. Ufite umwana.
umwe w'umuhungu w'imyaka agiye kuzuza 7. ubwo ufite 6. Gusubira 7 azazuza mu kwa 10 se ntiyagiye yageze. Ni ukuvuga ngo ufite umwana w'imyaka 7. Yego. Ni ukuvuga ngo ababyeyi bafite imyaka 20. 25. Ego. Ufite imyaka mvuze imyaka yanjye. Siko nyivuze. Uvuze ko ngurusha 3 ubwo ufite 29. Ubwo ufite 29. Kumbe ni ugukora igihangano tuyagawe umushanga nk'abamenye uvuga ko afite 30 buri gihe cyose. Oya umenye ko zari bezere eshanu navuga mu myaka 30 kandi bamenya ambaje gutora umukuru w'igihugu inshuro mbari nkenye. Ngiye maze kumutora kangahera natangiye kumutora 2003 yasha 2003 nigaga muri primaire zo batoye bwa mbere ko twatoye nigaga muri primaire 2003 bamenye bashobora ko yaratoye mani bamenye banza tungana bamenya turangana bamenya ni muto doroguna rero bamenya mani ni muto reka nicecekere 30 niba afite ni nyinshi bamenya afite 33 murangana sura business ko mungana ntabwo business ko ndagira nyine amaso ntaguha ariganye se nyine amaso ntaguha papa sava bigeze gukina na filime hari akavido bigeze kubona amavuga ngo inyama ngo yibagiwe inyama ngo muri bushe ahagaruka cyo gihaye muri 2000 nimba ari na 10 nimba ari na 7 nimba ari 2008 kandi ko yangana icyo gihe n'ubu niko kingana kare yego ira filime niyo 2007 nko mu 8 9 gutyo na 10 ako waretse nkaho naho uramukabirije uziko 2011 nese ubwo kiragiye 2 izo za 2 bamenya rero ngije kwiga inde ngewe kuri ko muri 2011 nari ndi muri Amides enfant nigaga ikinya muri Amides enfant bose bamenya ko yabaye n'umwarimu yaranigishije yewe yabaye umwarimu wamenye urumva abantu umwarimu wa danse traditionnel umwarimu babasanzwe mu ishuri yego babanya yabaye professeur baramenya arakomeye cyane bamengo kuri ngo afite CV uzi ko afite CV ikomeye burabo turebye neza iranga muntu uko nta wayibona aho ayitsimbye buri kure cyane umva ari no mu bakiteri nemera ni umuhanga n'umwana muto ikiza cye cyabamenye agira umutima mwiza mwana kukurusha sharandusha simbizi abantu kujyanye ko ngenda vuga ngiye ko muzi ngewe ikindi kintu nigeze kubona twahuriye muri Genzi Comedy Man turisanzura naho nk'abantu baziranye byahatari n'imitambo kuri ingofero bamenye umwana mwiza zikubana urumva we ntago tuzaye ariko wowe rero nzi umva kutamurujije ibintu ngukundira umva ngira ikintu cya mbere ngukundira sibyo ubeshye ni izina ry'Imana ako shafi iyo tujya gukina filime buri munsi sinyikubwira iki kintu ntabwo ndacyumva rahira izina ry'Imana ari tarakimbira ngo ncyumva ntabwo ndakubwira ko ngukunda icyo ndabyumva ntabwo ndakubwira ko ngukundira ko utiyemera icyo urakimbwiye none se umva nkubwire uca bugufi ntabwo wigira nyine ku muntu ntabwo nyine wigira danger nyine urugero reka nkwereke sibyo gutya nyine nk'abakinnyi ba filime njya mbona abakinnyi nyine ba filime ukoresha sibyo wowe uri umustar sibyo uri umustar kabisa ariko bitarenze nyine biraho man uri umustar ngiye mufata nk'umustar kuko njye nkuzi kera kandi kiriya gihe nibwo watangiye kumenyekana uri kumva noneho ukuntu ikintu mvuga ko uri umustar ni ukuvuga ngo nimba ugiye gukora projet ngiye kuvuga mu rugendo rwa sinema kuko nibwo mbamo niba ugiye gukora projet man ntabwo ufata aba basitari mukinana kandi bakaguhaye amahirwe bayaguha bakwemera ntabwo baguhakanira uri kumva ntabwo ufata aba basitari bazwi nyine ngo bari bushyira muri filime yawe ahubwo uragenda ugashaka abana batazwi bakunda bafite inyota yo gukina niko nabyita uri kumva nta proje yawe n'imwe ndabona mu musitari ni ukubera iki icyo uvuze nicyo kubera yuko buriya kenshi hari abantu wenda bashobora bafite impano ariko babuze aho bayigaragariza ndabona iyo yuze nimba nakoze wenda proje ya mbere ebyiri ya gatatu kubera iki hadashobora kuba hari abandi bantu bashaka gukina filime kuko ntagira wenda nzamura mu bushobozi bwanjye mfite wenda bukeya ngahitamo byibuze kuvuga ngo 80% ifilime ngiye kuzakora nzashyiramo abakinnyi bashyashya ahubwo ntibyibuze ababishoboye n'ibandi bakanyarya tukaba twakorana kugira ngo byibuze nambahereze ayo mahirwe kandi nshima Imana yuko byibuze abo mpaye ayo mahirwe nabo bayabyaza umusaruro byibuze bakajya ahandi hantu bakabyaza umusaruro icyo kintu kimwe bashaka gukora rero muri rusange ntabwo numvuze ngo ndakoresha abantu bose dukorana nyine umunsi ku munsi
baba nise bashaka kugira ngo byibuze bashaka gutanga message bazaca he. Niyo mpamvu rero nicyo kintu nkoresha kugira ngo byibuze ngire byibuze nanjye abamfasha byibuze nanjye bazabinyibukira ko byibuze ibyo nabafashije. Nicyo ngicyo none se abo bantu ubu bizeye kutajya ukoresha na casting call? Ndayikoresha mbabazi. Ukuvuga ngo impamvu mbabazi buriya umukinnyi ukina filime uwo mubona uzakina filime umubona muri casting ni ukuvuga ngo kenshi hano baraza no kuri office cyangwa se n'ahandi baba bahari benshi. Ukuvuga ngo ndaselectinga nkavuga n'ibyo yose abangaba ndabona bihura kugira ngo byibuze n'umuntu uzabona ko ari gukina byibuze bwate byibuze uyu muntu arabasha. Nicyo cya mbere nkunda gukoresha giye by'umwihariko nkunda gukoresha byibuze abakinnyi bashyashya ariko bashoboye. Ikindi cya kabiri nkara byibuze abantu tuzangura nyine discipline bumva nyine ko twahuza kandi ibitekerezo nkamugire igitekerezo tugahuza kandi tugahuriza hamwe. Mbona rero nicyo kintu cya mbere ngiye nishimira kandi mbona ko baranyumva turahura tugahuza turimo turakorana muri filime umuntu kandi nabonye ko bicamo neza nta kibazo. Umva ngewe rwose ku ruhande rwanjye ntabwo ari mu boss wenyine twahuye sibyo ntabwo ari wowe unkinishije filime wenyine nakinye no muri Mukeba narakinye no kwa Alphonsine kwa mukuru we kwa Karine narakinye ariko man mu boss mu bantu bose ngiye nakinanye nabo man I salute wenda nimba nuko ntarahura n'abandi ariko mu bongewe maze guhura nabo uri nyangamugayo. None ikindi kintu nagukundiye uvugisha ukuri mani niba utari buhemba umuntu urabimubwira. None ntabwo meze nk'abandi bakubwira ngo teguze abo bantu ndabafite kandi ndabarwaye shara umunsi barumva nzatora nkabavuga uzakora ikosa. Oya ntabwo nabikora cyakora umva ndikubeshya mu joking uri kumva ntabwo uri nyine nka ba bantu nyine akubwira ngo allo ngo bite uri hehe dahanaha so turi gukina film hanaha location akayiguha ati ngwino ukina nagutegeye naguhaye itike nta nakugaburira nta naguhembe. Ese ubwo umuntu abazi kuri uri buta abazi ko bimeze gute abazi kuje gukora iki ngo bakitwaza ngo bashaka kubaka izina ngo urashaka ngo kubaka izina. Nibyo Shafi kubaka izina biravuna sibyo kandi ako ni waryo bakutariye nibyo wenda Shafi ngewe ushobora kutampemba ariko manu ukantegera ukanangaburira buriye ushobora kutampa ibyo 10,000 cyangwa 15 it's fine ariko byibura umbwira ati Liza ngwino ndagutegera ndakugabana none baze ko we byose ubikora n'Imana ihabwa icyubahiro. Mana we ako byose nibara n'Imana kuko twazakize kuko tuzakira ariko bizashoboka tugakira yo ngiri nkaho tugomba gukira mu myaka 32 ufite usigaje n'imyaka myinshi iruti ufite yo gukira. Nimba na ariye kigera cyicara nicara nkavuga ngo ariye ntekereza hari umunsi nigeze kubona amafaranga wera nimbivuga wenda abantu bita bayumva hari umunsi nigeze kubona miliyoni 2.5 umunsi umwe bukembo ndi miliyoni 1 mu buryo ntatekerezaga siri plus aho nahereye miliyoni 2.5 naho nahereye miliyoni 1 n'undi munsi ukurikiye siri plus noneho hari uburyo n'amafaranga utabitekereza kandi ari amafaranga y'akazi ugomba gukora ukibaza hari ibintu byama katekereza akabara nkamwe nk'imyenge ya parafiri mu nzu ko nzakira amafaranga azava he yicyatuma nkira ukareba utuntu ukora nkange wicururiza gaze nkavuga ngo nkubizi gaze zizangiza koko buriya kenshi icyo uzabona ntawe kijya umugisha wawe ntaho ujya nimba Imana yaravuze ngo iwarandikiwe ngo uzapfukize ibyo ntuzajya ujya mu utekereza ibintu byinshi as long as uri mu kwa bazima na nyuma ya zero ngira ko ntago ari bazakubeshya irakora ntago ari ngo uko waba umeze kose waba urwaye ukagera ku isegonda rya nyuma ahubwira ngo ndwaye gutya na gutya mu gihe ukizera Imana byose birashoboka kandi Imana iriho kandi izahoraho. Icy'ingenzi ni ukwizera ko Imana iriho ni ukuyumvira ni ukuyikorera kandi ukamwisumva ko uyu munsi cyangwa ejo bundi wava muri ubu buzima ugakora uvuga ngo rikambane n'abandi neza nta kigo muri isi turi abagenzi. So n'ikintu cya mbere cyo muzi ngo ngenzirikana ko byuze turi abagenzi muri isi. Niyo mpamvu iyo umuntu asabye serivisi nyishoboye ku giti cyanjye nyishoboye ndayiwa kandi nyiguha nta kiguzi. Umva turi abagenzi ikintu kitakinyereka ko turi abagenzi reba bari abana muri entertainment man tuye kumva twumva ngo Buravan arapfuye yapfuye haryo bashize imyaka ingapfuye Buravan ni nk'ibirira cyangwa 3 reba nyina wa Mbogo ejo bundi na bose yarapfuye nyina wa Mbogo dore imbogo ahubwo ngo nyina wa Mbogo Valentine dore imbogo
Valentine. Kutavuga Pasteur Theogene. Pasteur Theogene Nzahuke. Kutavuga DJ Mira. Uziko DJ Mira mani twiganye muri Amide Zamfa. Kutavuga Rwasa. Kutavuga Jay Polly. Ni benshi mani uziko mbivuga muri abo bantu bose bose bapfuye nagize amahirwe kubabona. Bose. Je nanjye Rwasa yigeze mani noneho ngira amahirwe kubabona no gusangira na usibye Buravani twahuriraga. Buravani yabanaga na ntuze n'uyu mutipe Ruti Joel. Bakundaga kuza hano Kicukiro mu Kagano musi ya Saint Joseph n'ahantu baratuye hepfo y'igipangu tukavugana tugacina gutyo biraho. Ariko umuntu avako nabanye nawe kandi akansigira isomo rikomeye kabona ko urupfa ari ubusa kamvuye kuri Rwasa kwakoranaga muri projet ya filime. Bwa Rwasa niwe muntu mwicaranaga mwashobora kwicarana amasaha 5 nta rungu agira story yabaga muri Grace Hotel. Noneho no yari umwacteur uteye ubwoba we nuwo bitagaga ngenzi nibo bantu bakatera ubundi nemera yarabizi bana yakumureba Rwasa nyewe shaka kumureba gusa nta kindi nkamutegeza amakuru dusangira gacupa uri nawe kibisaga uri yabandi ndaje nkureba asanzwe twicara tugasangira agaheni tukanywa agahenikeni tugasangira uburyo ibyo yavugaga byose yari acting turaganira ngiye usko mujya no gusa niyo rukwana n'ubwanwa numva ngo mba yankureba twari inshuti biratwara amashumi cyane tanyamabanga menshi atandukanye mu gihe Jay Polly yitabye Imana ataritaba Imana twasangiraga mu kabari kitwa Tamasha harako umugabo witwa Bosco bita ngo ni best manager gutyo kabaga hano munsi y'umuyenzi hano y'umuyenzi ari hano i Remera hafi y'umurenge wa Remera ku Muyenzi ndahazi yego ara umuhanda w'amabuye niho kabaga tugasangira mu bya covid imbere ya covid ho gatoya aho twasangiraga turi inshuti tungurana ibitekerezo dufite ni projet zo gukorana mfa ngo umuntu arafunzwe cyangwa umuntu murakuru. Reba DJ Mira uziko yari umwana mwiza aho ujye ubona hafa abantu beza nanjye binyobere oya bon ntabwo ari binyobere ubundi twebwe muri Islam twemera ko igeno nyine cyiza ni kibi igeno ntago rire donc ni ukuvuga bya ndibye byawe wavugaga ni ukuvuga ngo niba ugomba gupfa warakiza ushobora no gukira uyu munsi ejo ugapfa ariko Imana ayo ngo Imana ngo ivuga yuko ngo byibuze ngo umuntu apfa icyo yahamagariwe mu isi yamaje kukigeraho buri ubwo baba bakirangije ni ukuvuga ngo nimba ari cyo hamagariwe ubu wamaje kukirangiza bavuga ngo ibyo wakoze birahagije imirimo yawe ni iyi ngiyi igendera. Pastor Theogene bwa mbere mubona amaso ku maso namusanze kwa bamenye yicaye muri sale magana nabamenye je gufata ibikoresho bya shooting bora mugabo yicaye muri sale n'ishati y'umuhondo ni dore wa mugabo ndagapfa muri sequence hanye mukuda che ibikoresho nagiye kurasa nayo ngiye kubifata kaneza yicara kuri escalier zo muri sale mba nicaye nanye nkundi nkuru nk'ifuko banubujikanya mwitegeza gutya tibite tujije amabara amaguze niho zigira kandi n'islam anti bamenye niho nkorega ama DVD yo kubwibiterane bwira amakuru yari kuru niwe muntu agiye gushingura mbabaye ndababara ntanye no gutekereza ndaryama sinasinzira nibaza icyo ubuzima aricyo biranjanga ndabantu washaka yakora cyangwa kabirika washaka yakora iki yabyihorera ariko byanyeretse ko ibintu byose birashoboka byanyeretse ko mu buzima nyine ari ukubaho muri ubuzima nyine no kwihangana ubuzima nyine nta kundi dore imbogo se ntabwo amusimbuye oya ntabwo nigeze njyayo ako dore imbogo hari umupasiteri wavuze ngo kandi ngo dore imboga zakenyuka abivuga amezi 6 ashize aho gukenyuka bivuga iki gukenyuka ni ugupfa uri mutoya utaranabyara wenda oya kubyara uyu numva shunga yarabyaye ngo yarafite abana 2 ariko byamenyekana nyuma y'urupfu rwe ariko ni muri wese amenya ibye buri hari vie prive yawe udashaka kujya muri public kuba waba ufite abana nk'ushobora kuba ufite umwana ariko simupostinga kuri status yanjye azongaza umwana wanjye ataryemera ugasanga umuntu abyaye umwana afite imyaka 2 cyangwa afite umwaka umwe amushyize kuri social media umwana nako ahubwo kucyanye expose hano hanze zamubwira ngo iki umwana n'uburenganzira bwo kumenya ngo murindi ibintu bituma ajya kubangamirwa n'abandi bantu niba ushaka kujya kuri social media jyayo ku giti cyawe ariko mu gihe umwana ataramenya kwihitiramo mureke nawe rero ku giti cye nimba yarakumiriye abana kujya kuvuga ngo ufite abana se byari gufasha hari kuvuga ngo numvuga ko mfite abana se ndagwihumbi 20 byo kurya ubimara iki ko yastabona ku giti cyiwe akaza guhahira abana biwe nyako man ngeyo mvuze ko mfite umwana arangaburira icyo kintu nabikunda aho gaburira gute ngeyo mvuze ko mfite umwana nakubiswe n'urugero wenda nk'iyo
nakubiswe wenda nta mafaranga nkaguhamagara nkubwira shafe wambaye ko umwana wanjye agiye kubura aho icyo ni igikorwa uvuze ubwiye umuntu umwe abo ari public wewe umva bahita banyoherereza hanyuma se kubyuka ugaragaza umwana wawe mufasha ku rutugu twagiye hanye n'umwana wanjye ntago singize ngo ntago ngiye mbikunda sinyibikora so kubera ko nyine n'umwana wawe nyine cyane ko bavuga ko rega habaho n'ibijisho bibi umuntu ushaka kukureba ashaka kukwifuriza n'ikibi agazetera uwo mwana wawe ikibi kandi bitari ngombwa birashoboka wenda icyo navuga wenda kuri abo bantu banitabye n'Imana nyagasana komeza batuza heza no ku kintu kibabaza byibuze hano kenshi wenda nk'abantu baba social media influencers cyangwa se baba kuri zimwe nkoranyambaga cyangwa se baba YouTubers ikintu kinansetsa ikintu cyakinsetsa mu buzima bwanjye buriya mana yanjye nanga umuntu wampanurira akampanurira ibinyoma nanga nk'iyo umuntu yitabye Imana amagambo bamukurikiza kuki umuntu aba apfuye mwagiye mushyingura byibuze neza ntimumuvuge nabi muri social media kuri uyu mwagiye mushyingura umuntu ukamushyingura neza byize mukamuherekeza neza baba twamushyinguye birahagije yari umuntu mwiza erega abari iryo zina riba rigaburira abanyamakuru benshi hano neza bagaburira amafaranga ayo mafaranga mwakora mu gihe muherekeje nabi yabatunga ubuzima bwanyu bwose none se reka baze nkubwire ko iyo bagiye gukora nk'iyo umuntu agiye gukora yakoze content akajya kuyaplodinga bisaba ngo arebe ya nkuru ya hatari ya nkuru none se ntabwo abonye ko mu Rwanda si no mu Rwanda gusa amatiku niyo akora mu Rwanda niko kinabonye ntabwo rubanga amatiku nahubira impamvu ntabwo mpamvu amatiku niyo akora mu Rwanda kamanze nkubwiza ukuri biterwa no kubatse ikintu cyawe amusari kuvuga ibintu ndahubira impamvu ubuse igisaga isaga ya yago uzabanye uri kugaburira buno yago we reka nkubwire impamvu Wana kuvuga ko ari amatiku ari umuntu ushobora kuvuga amatiku ariko kayavuga nabi kayasengura nabi bon yagufunze hari amatiku ndahubira nk'aba YouTubers bakora neza nkubwira abatubers bakora neza yewe mvuga ikintu nzasubiramo kuko yako nabonye ibintu byabo bifite sustainability uburyo umuntu akoramo Saba akora neza yego Gerard akora neza Babazi Gerard urumva na Chita akora neza sibyo na Solange Rose bamwita Rose ntabwo ndagukurikira cyane igihe kirekire ariko nawe ndamuzi agira n'ibiganiro byiza impamvu z'abo bantu mvuze abantu batatu banye nkunda gutangira ku bantu batatu Sabe Chita na Gerard nkundira Sabe by'umwihariko cyane Sabe ibintu akora bigira sustainability kandi akora ibintu bye Sabe nta kopera ngo agendere ku bandi ntakunda byacitse ni wa muntu wicaye asetting ibintu bye kandi inkuru ye ntibibeshye ni hahandi nimba ubonye title nk'uko tujya tureba byose ukareba musanga wenda mu Rwanda akavuga ngo hano ikintu cyasakaye mu Rwanda kugira ngo wumve nk'inkuru ari nyayo uyirebera uryamye ukabona nk'inkuru kuri stati z'abantu ujya kubirebera he iki kinyamakuru ujya kukireberaho iki kinyamakuru ujya kureba kabateka ndeko ahantu ko ari byo aha mbere cyakoza mbanza kujya kureba mbanza kujya kureba kuri mbanza kuri Instagram nkajya kuri Dekati hanyuma ahandi njya ni ku Nyarwanda njye ntabwo ari aho ndebera aha mbere ndebera ikinyamakuru ndebera ko kitabeshya ni igihe.com ikintu cyakwandika ntikiba kibeshya sibyo ikinyamakuru gikomeye ni Nyarwanda atlist nayo ni sawa ariko kwa Dekati ushobora kuvuga ibintu wenda agashyiramo bya bintu byo gutebya neza nta kibazo ariko ibyo binyamakuru ntibibeshya cyane cyane ariko igihe ikibeshya nkuko igihe tuzi ko kitabeshya gitanga amakuru yizewe nyine ari igihe nyine njye ari kubyo njya kwa Dekati muri showbiz aho ariho hose nyine showbiz yindi gutrendinga nyine mu buryo bumwe cyangwa bundi cyangwa wenda ngo umuntu ngo cyangwa ngo umuntu cyangwa kakazungu ka boss cyangwa ngo umuntu yitabye Imana umva bitari iyo mpavuga ngo kanaka umuyobozi runaka yitabye Imana urebera ku gihe si byose kabisa cyangwa se umuntu mwiza kugira ngo umenye ko amakuru ari ukuri rero nkuko mvuze iyo binyamakuru nari mvuze ibitangazamakuru ndavuga ku ba YouTubers ino ushaka kuvuga ntabwo ngiye kuvuga ibitangazamakuru bikomeye aba YouTubers nka Sabe yubatse ikintu ku giti cye nta muntu arebeyeho ibyo birafasha mu kazi kawe kubaka ibyawe kandi ukabahereza ibintu bifatika ibintu n'uburyo Sabe abazamo umuntu nyine Sabe yitwa dukoranye ibiganiro birenga bingahe byinshi buriya Sabe hari uburyo abaza Sabe mushaka kwicara wowe washaka umucanga uvuga wenda akubajije nk'ikibazo ugashaka kujya ku ruhande ushaka kumujijisha we ahita pozingira ahantu nyine nta kibazo akemera ko mujyanayo ariko bamwe yarageje kubaza ahongera kugaruka yego ni umunyamakuru mwiza yego niko bigenze numva mwatebya mugatebya mukagana ariko si ntabwo yibagirwa wa murongo ikindi cya kabiri
Sabe ntabwo mbere ngo mukore ikiganiro nta gahunda mufitanye atateguye. Abanza gutegura niba ari buze kubaza akaba kuzi. Uwo ni umunyamakuru muzo bikora baki mu gihe uza kumubwira ati waje tugakora n'ikiganiro Mister tugiye kuvuga ku kira ni waguhamagaye ariko kubaza turavuga kuki. Icyo ni ikibazo. Urumva same na Gerard nta kuntu wa muntu byacitse ntabwo kuna byacitse akeneye kuvuga ngo uyu muntu ni legend uyu muntu wese ngutya na gutya yageze kuki uyu muntu gutya na gutya se inkuru ugiye kuma irafasha society nyarwanda n'abahanga kabisa ibyo ugiye kuganira birafasha society nyarwanda. Nigeze kubaza umuyobozi wa RBA turimo tuganira turi mahugurwa nigeze gukora amahugurwa ya live TV directing hano nyakora hano muri IPRC Kigali twara abantu benshi turi mahugurwa twakoze ibyumweru bibiri kubifatanya na GIZ na Gopa. Noneho umuyobozi wa RBA yararimo directeur numva ari Kennedy harimo dukoresha amahugurwa ndamase kuki tujya tubona inkuru byacitse ahantu tubona inkuru byacitse gusa inkuru byuze kuri RBA yabyacitse. Naje rambwe ati RBA ni igihugu kitangaza amakuru ntago wabura inkuru ngo yabyacitse ntacyo yamarira abanyarwanda kutangaza ngo gitifu n'urugero ngo wenda ntago birabaho cyangwa se kutangaza wenda nk'umuntu ngo simvuze gitifu reka mba wenda nk'umuntu usanzwe wenda nk'umustar wenda ngo yihagaritse wenda cyangwa yasinze cyangwa se wenda mvuze urwo rugero rundi ibintu nyine biri bizarre iyo nkuru nitangazwa irafasha iki society niyo mpamvu habaho n'aba bandi babyacitse abo nyine byacitse nyine ntabwo ibitangazamakuru byose byaba byacitse ntabwo byaba byacitse n'ibyanakora bimwe rero cya gitangazamakuru kidakunda bya bintu nyine cyangwa wa murongo mubi niyo twese tuyoboka tuvuga ngo byibuze iki kiravuga ukuri na kira tuba tugishaka n'abakazungu tuba tubakeneye n'abadekati buriya nabo barakenewe ko yabaturuke ubutwe yego barakenewe abo n'abaroza mu mutwe ariko nk'ikindi ntabwo abantu batukana bavugana amagambo mabi ikintu ngewe ubundi nanga muri showbiz Shafire kanyikubwire nanga urwango hariya nigeze kubona yago ariko yigeze gucyocyorana na Brianne mbona cyocyoranye na Irene yago batangira ubundi yago ngo byatangiye kuko burangira nuzavuye mu rura rwango rwa kera ngo rumaze igihe n'abafite buriya nabaye Irene ngo rwavuye ngo bapfa abatumirwa barabana ukuntu nabyumvise nyine bapfa abatumirwa barabana babese urumva yago ariko ntago mbihagazeho pe ngewe narabyumvise bavuga ngo yago yagombaga gutumira DJ Brianne aze kuri Yago TV show yambaye ikanzu kuko it was the first time kuri Brianne n'ubwa mbere nyine Brianne yaragiye kuza yambaye ikanzu rero yago yashakaga gutwika bwa mbere babone ko Brianne yambaye ikanzu so Brianne arahindukira Irene agira ate amupapura Yago DJ Brianne yo kugira ngo ajye kwa Yago ajya kwa Irene iki kiganiro bwa mbere bagikanye ni bare Irene yego baragikoranye bwa mbere ibyo rero niho bagiye bapfa bagenda bapfa batumirwa nyine umwe yatumira undi akamuca inyuma akajya kugira ibyo rero ngiye numva ngo hari n'ikindi kintu bapfuye wenda ngo peut-être ko Yago yigeze gukina n'abana Dorcas na Vestine kubakoresha interview nabyo ndaramubwira ngo ntago baboneka wagiye babona kwande nimba ari kwa Sabe ku Isimbi TV so kubona ku Isimbi TV rero buri akenshi birashoboka ko nshobora kuba nkeneye abatumirwa ariko nkabasanga ku kindi gitangazamakuru ntibivuze ko content y'ibyo nshaka kubabaza ndibuze kubisubika ahubwo nanjye urangendera umunsi nanjye uzaze byibuze nanjye twe twakorana ikintu cya mbere kibagiye muri showbiz ni iki buriya kenshi urwango ntacyo rufasha nta na kimwe buriya umunyarwanda yaravuze ngo usurana umujinya ukinera cyangwa umanika agati wicaye ngo bajya ukamanuka ugahagarara kubera ko ikirere buriya kenshi urakurakarira umuntu ugashiduka mubwiye n'ibyo utagomba kuvuga ushaka kurakarira umuntu ugashiduka mubwiye n'ikintu cyagufungije cyangwa cyagira gute ko nabonye byibuze kuko nk'ubu batangiye gushyira amabanga yabo hanze nk'ubu Yago ejo bundi kuri Yago TV show yatumiye ngo umu ex wa DJ Brianne sibyo ko ntanabyemengeye yara afite n'ifotomani bari kumwe nge nawe ntidushobora kuba twari ifotomanyije se kera ubwo wamugani nishobora kuba n'ifotomanyije ako ya n'ibintu nabonye nge birenze nyine tu okay bwende ibyo ntabwo ngiye kubyinjiramo wenda cyane iki kiba kinababaje wenda cyane nuko wenda ushobora kuba wakora ikintu cyangwa ukora itangazamakuru cyangwa se ukaba wakora inkuru
ugashiduka wenda urengereye mu buryo cyangwa mu buryo watangaje ugashiduka urengereye kandi bitaba ari byiza. Buriya kenshi urakora ikintu burya mu Munyarwanda aravuga ngo kuvuga uziga ni byiza. Ushobora kuvuga ikintu ntaguhemukiye, mwegere muganire ugataha warampemukiye, mucoca ibibazo nk'abantu bakuru. Burya kenshi ibintu bijya mu magambo wamvuze ibi n'ibi. Mbese kuki Yago ari muri entertainment cyane, kuki ari mu majwi y'abantu cyane? Ubundi Yago yakoze iki? Nicyo imbundi ngiye nshaka kumenya. Abantu bose Yago yatangiye yaririmbye Suwejo man turayikunda. Yago rongeye kumuvuga bwakwira bugacya kandi umwanya ari muremure. Kazashaka umwanya nkubwira ibya Yago. Ntacyo. Nzahubwira ibya Yago. Oya tuzashaka ariko reka mbaze wowe nyine iyo urebye. Ubundi Yago ubona ziri iki muri showbiz? Ikosa rya mbere Yago yakoze urizi rya mbere yakoze. Ntabwo ari ikosa. Ni amakosa abiri yakoze yonyine. Uwambwira menshi nakubwira menshi ariko nakubwira amakosa abiri yakoze. Nawe ntabwo ari amakosa kuko yakoze n'ibyo wese yayakora. Buri kintu cyose buri kigira management cyangwa se ukajya nk'umujyanama. Yago kuba yaragiye mu buhanzi yari umunyamakuru benshi ntabwo babyishimiye nk'abagenzi. Why rero iki kintu nicyo nanye nshaka kumenya. Abanyeshuri nyine bariho kandi bazahora. Kubera ko babonaga ko ari umunyamakuru nka mugenzi wabo, abona ko byibuze bamwe yagomba gupromotinga b'abahanzi bagiye kujya bakora akazi kamwe, akajya n'abakakorabo bamwe akavuga ati tuzamuha korabo gutemeze gutyo na gutyo. Ubwo ni byinshi ngira ngo wabyumvishe impamvu. Ikindi ubwo ni muri kadiri mo nyine umva hari abantu bamurakariye, yari umunyamakuru atuvuyemo agiye kuba umunyamakuru. Ko ntabwo iryo ari ikosa, njye ntabwo navuga ko yagafite ikosa, iryo ntabwo ari ikosa. Iyo ni jaruzi nyine bamugiriye. Ikindi ikosa nyembara ko yaba yarakoze nda ku giti cyiwe. Yago yasohoye indirimbo nyinshi atarabanza gukonvenka abantu. Ku giti yanyu ko mbibona yakoze indirimbo ya mbere nziza yitwa Suwejo yari nziza cyane. Noneho Yago yatangiye kugaragaza abantu bose abereka yuko byibuze yinjiye mu muziki, aza n'izindi ndirimbo azisohora kenshi. Ibaza umuntu yinjiye mu muziki umwaka umwe atisora na album aratena launching. Bitajya bipfa no gukorwa. Warabikoze bishyira hasi kandi Kigali niho yaronchingiye haruzura bigenda neza. Amatangira kumugira ishyari, batangira kuryana inzara kunugana ugatsimeze gutya ati ntabwo byashoboka gutya na gutya. So iyo aza kubikora byiza akajya asora byose indirimbo mu mezi 3 nka element voilà uko abikora. Element zo akarimo tukakumva kandi nta ndirimbo element ndumva mbi. Ni umuproducer na yavuze afite nagari oya nagari yakoraga agira indirimbo batangiye kumubona ukundi kuntu uko yagazi no kuririmba arabizi azi no kuririmba. Ahubwo ngewe rero ibyo bintu biransesa, ni gute abantu bumva ko aho bagushaka ariho bagomba kukuburi. Ikindi kintu Yago yakoze rero amaje kumugira ishyari nuko nashatse kugira ngo abashyire hanze. Buriya si byiza. Buriya kenshi umuntu agukoreye ikibi buriya umuhemusha kuceceka. Bari bamugeze buriya guceceka ni igisubizo cyiza buriya. Nibyo ntabwo mbyanze Shafi ako bari bamugeze kure. Bari bamugeze kure man. Uzi ko nabonye na minister ariko nyine na minister avuga ngo ibi bintu yarazi ko ari bya bintu byo gutwika byo kuganira wenda buri umuyobozi mukuru umuntu ukomeye wo mu ministry yavuze ikintu bisanga ijambo yavuze risubiremo ko rivuze ntiwongere. Sorry ntabwo mbyibuka neza ariko yashatse nko kuvuga ngo yarazi ko ari bya bindi byo kuganira byo nk'ibya showbiz cyangwa se nko gutebya wenda biri aho ngaho, ariko atungurwa nuko agiye kwinjiramo ibintu byo kuvuga ngo uyu nguyu yakomoka naha ibintu bitandukanye bitari byiza. Asaba nyine wenda ko nari buyabyinjiramo wenda ikayira ko niba nta byaha birimo nta byaha birimo. Yago yasabye imbabazi. Yazisabye nyine wenda yari yakoze ikiganiro avuga ngo Godfather ngo nuwo ngo mu Bigogwe. Ariya ni mu Bigogwe. Bigogwe. Noneho bakavuga ati abantu abagogwe ntago ari abantu. Uri kumva urumva ese abagogwe none ntago ari abantu ntago ari abanyarwanda. Kandi koko abagogwe se abanyarwanda n'abanyarwanda aho ukibaza impamvu muri Kongo oya bisimbizi nayo ntabwo mbizi. Ngende kuvuga nkurikije ibintu Yago yavuze nyuma nimba yarakoze ikosa agasaba imbabazi akabyemera ibyo birahagije. Yakoze ikiganiro yasabye imbabazi. Yego ngende arakiboneye nimba yasabye imbabazi birahagije. Yakoze ikiganiro rwose asaba imbabazi nuko yavuga ngo abagogwe mu mbabare aho muri hose. Uri kumva yari yabivugishijwe n'amarangamutima ye nyine. Yasabye imbabazi rwose. Aho ngewe sinzi impamvu still now kwa munani yagwara cyane muri show. Nzakubwira impamvu nyinshi nzisobanura zijye en detail. Aho njya muri detail njya kuvuga umuntu ariko ntagiye kumukomeza cyane ni kwiganirira. Ntabwo nzumva mvuga umuntu nabi, nzumva mbunenga umuntu. Nanjye pe ntabwo bijya bishoboka. Buriya kenshi ni bibi gusanga umuntu arimo muvuga ntabwo ari byiza. Buriya kenshi baravuga ngo nujya hano ugasanga bamvuga uzamvugane ko nawe uzasanga bakuvuga.
ako kantu uvuze ni uko Yego. kuko nanjye majije kukaremarika ni ukuvuga ngo iyo ugiye ahantu ugasanga abantu bari kuvuga umuntu nabi wayi wicara bakamuvuga nabi nawe ukongera kuko nawe nuhava barasigara bakuvuga ako kantu rero twakabaye ubundi tukamenya ako kantu twakabaye tukamenya njyewe mu by'ukuri Yago kuba yaragiye mu muziki njye nta kibazo mbibonamo ni n'uburenganzira bwe by the way ahubwo amashyari wenda cyangwa kuko ndabona inzangano nta kintu zimaze Shafi nta kintu inzangano zimaze zirateranya abantu nk'ubu ngubu hatangiye kugenda ibindi bintu bihavukiza ibindi bintu bitakakwiye kuba ari ngombwa ko bivuka ariko by the way nta mvura idahita inkuru zose ziravugwa ndakeka atari inkuru ya mbere ihitinze wapi inkuru zose ziravugwa zigahita bikarangira twigarukire ngewe kuri wowe rwose ngewe ndashaka kumenya ibijyanye no kurongora ejo ngewe nabonye ikiganiro cyawe warakirangije cyo ntabwo nakirangije ikibazo ntacyo nagusubiza utarakirangije nukirangiza uzakimbaza nta kibazo ndakireba rwose nageze nko kumata nukirangiza nzakubwira très bien sanishije kuri Karabashi TV nukirangiza nzakubwira nta kibazo kuko internet yifitera nta kibazo kwa mbere ndazaganira by'umuceri tunavugana ku kwa mbere ndatekera umuceri inkoko utudodo n'imizuzu noneho ukuntu nzi guteka Shafi muri kwikina ntabwo nimba ubizi nzara wazabajije Fisto uzaza Fisto ngo rizaze guteka yagusuye se cya gihe aza kuma ntuza yari akantu yaranzaniye mu rugo akantu bwo kwakira yahawe na cameraman n'ibintu yagomba gukora na cameraman nagake ni ibintu yagomba gukora na cameraman man ko hakana singuwere kuri kamera ko hakana wakana ngo ntabwo nakana yagomba gukora hakana nagake nyine nagake karahari man yego yaje gutera umusumani mu cyumba se oya karahari man nagake ndaza ko kubwa nyuma y'iki kavuga nyuma nta kibazo ubwo nyine ababyumva babyumva none se urumva wakantu cameraman nyine ababyumva babyumva akantu cameraman azi abyumva nta kavuze oya ariko yakemeye nyine ababyumva babyumuje imbere yakemeye nta kibazo uri kumva gusa arabizi ko nzi gutera yarenstaye mu cyumba se nta kibazo ntabwo yagiye mu cyumba cyareze ko cyestaramo yaragifunze se yariko cyestaramo gute yaragifunze gute ngo cyarajegajega cyaryamyeho nande ndabizi se ko ngewe ndi singo mama nta mugabo ngira singo mama mwana yamubyaye kugira umwana ntasagira aramufite none ubwo Fisto aragikwikira reka sha wibeshyera Fisto barakubeshyera Shafi kubeshyera shamba shago nyine nzarya umuceri kuwa mbere uzarya umuceri ngewe umva ndishimye nishimiye gukorana ikiganiro nawe tunakorana kandi nta kibazo nari maze igihe mbirwaye tuzakorana kandi nta kibazo uri umuntu mwiza kandi umva reka ngushimire kubw'umwanya wawe wampaye ngushimire rwose kuba wanyitabye ukampa umwanya ukanyumva nyine tukabasha kuganira kandi ikindi ikiganiro cyanjye nawe rwose umva kiranejeje kiraryoshye kimeze neza umva abakunzi banjye rwose ba channel ya Story Behind mumbabarire rwose umva mu following umwana bakore subscribe reka rero mbashimire abakunzi ba channel ya Story Behind reka mbashimire n'umutumirwa wanjye wakoze Imana umugisha reka ngusabire isengesho nsabira abatumirwa banjye nta mutumirwa ujya uvamo mu kiganiro cyanjye ntamusabire iryo sengesho Imana iguhe umugisha Imana iguhe ko ikintu cyose ukoze kikubera umugisha ndabakiriye kikubera umugisha abantu huye nabo bakubera umugisha Imana iguhe ibyiza iguteze imbere ugera aho wifuza kugera kandi heza iguhe n'amafaranga menshi kandi meza y'umumaro thank you so much sibyo n'abafana biwe bose ndetse n'abakunzi ba channel ya Story Behind umva na cameraman wanjye rwose Imana ijye umugisha mwinshi cyane
nanjye uwumpe Mana, nanjye ngusabye umugisha ujye uwumpa kandi uwumpane n'abacu bose abari impande zacu imiryango yacu. Reka rero dukomeze kubifuriza ibihe byiza kandi tuba turi kumwe 5 kuri 5 nk'uko rero nyine mu bisanzwe mubizi muba muri kumwe nanjye Liza McDowell, mwari muri kumwe na Shafi. Reka tubabwire ngo ciao ciao naho mu kiganiro cy'ubutaha. Hasta la vista, hasta la mañana. Kankubaza akabazo k'amatsiko, uri umusiramu? Ndi umusiramu. Kazi unywa inzoga se? Oya, ntabwo uzinywa. ntabwo nzinywa. Ko banzi ko abasiramu se bajya bambara amashariya cyangwa bakajya gute bakanikwiza, ntabwo ubigenderamo, ntabwo ugira intambara? Urakanjombye. Nyine ndakubajije nyine ntabwo ugira intambara. Urakanjombye utanze aho nzagaruka nambaye shari. Nyine ndakubajije nyine ntabwo ugira intambara ko Kuri zero njye nakoranye na Aston wambaye gasatiye gutya. Icyo nyine ndakubajije nyine. Kandi ngo yari ibibazo by'icamo hano. Noya gusenga byo ndasenga cyane. Ntabwo ari kuvuga ngo kutabigira intambara ahubwo niba ari ukunanirana ngo nukuri abakunzi banjye bagiye. Ariko nta byaho ugira. Namini ariko urazambara wajya no ku mazi wambaye namini byose. Ariko ni icyaha ntabwo biba byemewe. Kuki ubikora se kandi ari icyaha? Nyine ni akamera ntacyo. Ubwo bizi nta kibazo. Imana ibaha umugisha, murakoze mugira ibihe byiza. Bye.